igihugu kirwanirwa n'ibitutsi kwe ariko abayobozi bigeze kuvuga bati urugamba rw'amasasu rwararangiye hasigaje kuri za social media nibyo baravuga ngo hasigaye kurwanisha ibitutsi amagambo yose si ibitutsi gusubiza gusobanura twisanze twarakabutse gutekereza kuryo twatekereza twavuga ngo urusigaye turwanisha ibitutsi twara abandi batukana kuki bo batuka igihugu bagatuka n'abayobozi b'igihugu igihugu bagituka gute ntakiye mureka kubeshya utuma twishima Abdallah ni Minisitiri Dr. w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi yego hashtag wa mipango waramutse yes wowe ntuzakora ikintu gituma wica amategeko y'u Rwanda kubigarasha abanzi b'u Rwanda abatuka pike wacu ukomeza bakubita accordingly. Muranzi Yesu no Mitso Boy P Onika says Majashima kamasuza mwana umugisha kandi ikomeze ibarinde ni The Game TV ndetse n'ukuri kutavuzwe shimira ko sabana mwana mu byo ukora byose aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment je savais que mon frère mon cher ami the bad man the humble man the kind man the super guy the only number one DJ number one Pandit Wasama brother. What's up Onika? Unasemaje wewe? Nashukuru Mungu. Habari gani basi? Mzuri sana kabisa, ngara kwetu sana kabisa Omar. Umelala vipi? Haujui. Hujui? Sijui kabisa. Umeamkaje? Ukaje wewe. Nyashi bless na bless yo. Akada abantu bakwemera? Kuri dega abantu bakwishimiye. Ahuje ati pundi tujumuhoza hano. Haraho batanyishimira suzi. Haraho batanyishimira. Nzi. Umpe nkuru. Akobya bayakarusha. Byabaye akarusha. Ugeranje na hehese. Ntawe. Oya hano ugiye Imana yampaye. Imana yaravuze ngo genda ubeho. Akari nakarimbo kambodi kabivuga. Ngo baho genda ubeho. Urabona? Imana irakureba ikavuga tuzi nibindi. Nkwihereye igikundiro genda ubeho. Je nta hantu nzi nta yaba YouTube yanjye uraza ko ino YouTube nayifashe ifite ibihumbi 40 imaze kugira 34 bagiye kuzura ndabizi ni 24 mu mezi atatu bimaze kujyaho saba benshi ni menshi cyane nasanze yarapfuye yaraguye yariho cinema yishyiraho iri sesengura rishingiye kumenya ibimenyetso ndavuga ati mugomba kuryumva mukankunda barankunze ko barikunze ko nshyize kintu bacyanga ko babikunze ko abantu babyanga iyo nshyize nk'umutumirwa nubwo yaba ameze gute bati niwe dushaka ariko genda bashimira cyane nyafata umwanya duhereza Imana icyubahiro kubera yuko Imana yo mu ijuru nitanga icyubahiro kandi ngiye nta muntu yifuriza ikibi ntago ururimi rwanjye rugira ijambo ribi ryo kuvuga ngo agirirwe nabi cyangwa se bino byange mu mutima wanjye no mu bikorwa byanjye nifuriza umuntu ikiza nungezeho wese nifuriza ikiza niyo mpamvu ubona ntekereza ko Imana kuko ngiye nsoma Bibiliya cyane muri Bibiliya haranditse ngo ukuboko gutanga kugira umugisha kurusha kwakira iyo rero utanga wakira ukagira umugisha nanjye bano bantu bankunda bagira umugisha wundi kuko nakiri ubuhamya bw'umuntu warebye ikiganiro wumvaga ikiganiro yarambwiye ngo atwite inda y'amezi 7 yatwise afite imyaka mike cyane 22 ntabwo namuvuga nari ndahantu n'abashitsi banyu tumo turaganira aje kunyakira arambwira ngo ino nkubwire ndagushaka arambwira ati n'ubwa mbere nkubonye amaso ku maso ako ntwite inda y'amezi 7 numvaga ikiganiro kira cya Isboradari nakoragamo arambwira ngo kira kiganiro wakoragamo naracyumvaga nkumva ndanyuze umwana agatuza mu nda ndavuga ati rero Imana iguha umugisha arambwira ati komeza ubusesenguzi bwawe hari abantu benshi bufasha ariko se wenyine nzi abo duhura bakambwira ati bien ibyo rero n'umugisha w'Imana ugomba kuvuga ati Imana ihabwe icyubahiro nta mbaraga nta biro yahise agenda ariko vuba ushobora kugaruka amafaranga y'icyuzi bayashyize hasi ushobora kugaruka bivuze ngo nta burebure bwa danje nta biro byinshi nyefite biro cyo cyane burya sinjya mpinduka ni Imana ivuga ngo rero wowe genda usesengura imyidagaduro uyikundisha abantu bakundisha gusesengura bibakazi n'abandi babizemo ariko kandi abanyarwanda bakunda imyidagaduro uyivuge erega muri siporo se ko wera kwame kujya ku kimwe bavuga siporo
twese kuki tutasesengura ibyacu kubera iki bavuga reyo icyumweru kigashira umwaka ugashira wayi ntaza ngo nsengure David episode 10 se kuki ntasengura Kitoko episode 10 kuki ntasengura The Ben episode 20 kuki ntasengura Bruce Melody episode 1000 kuki ntasengura Gael umwaka ugashira niko showbiz ikorwa David nabonye kuri Kitoko Kenya yavuze turajura tubuza mu Kigali Universe atunihuta Davido ubu episode ya kabiri nzanye ntago nasinzire by the way naraye nshakisha amakuru nkatera ibyumviro mu bavandimwe nkashakisha Davido yatengushye abakire bishyuye ibihumbi 300 ari ijana bagomba guhura muri Kigali Pinnacle Hotel iri mu misozi yo kwirebero urabizi neza ko meet and greet yagomba kuba kuwa 4 Davido agomba kuza kuwa 3 yica gahunda arazivanga aza kuwa 5 mu rukerera gukenyera ari kuwa 5 hanyuma Davido yari yemerewe ikintu cyitwa kuryama ku buntu none hari ibyo kurya n'ibyo kunywa n'abantu yazanye delegation abantu barenga 50 byagombaga kubyishyura kuko je naganire nabo urabizi kuri airport then hanyuma rero ubwo iriya hoteli nziza cyane muri hoteli zari ziri mu Rwanda niyo yagombaga kwakira meet and greet ya Davido ariko kandi Davido akishyura consommation cyo kunywa n'icyo kurya usibye urumogi wenda yizaniye yanywereyeyo narwo ubwo yararwizaniye ntabwo rwo mu Rwanda rugurishwa weed cyase ondi di chambre katika rwa Kiswahili mu ndege ntago basakwa by the way mbikubwire ntago David asakwa that's why ubona kuri airport umurinzi we umwe warwanye mu gisirikare cy'ubwongereza akaba tayadi yamaze isaha ariko abandi barimo baragenda bareba kuva ku ndege kugeza aho uriya murinzi ari wigeze ubona umuntu numwe wescotinga Davido wigeze ubona David aca muri checking point ntago yemerewe gusaka iyo agreement ugomba kuba warayisinye n'ikibuga cyo cyose agomba kugwaho mu gihe atazanye private jet yiwe ntago Davido Burna Boy babuskidaba ibyo bafite byose barabizana inzoga zabo bamaze barazana n'izanywa burya azakazana n'umuntu umusukiramo agakombe babonye ko bafite agakombe hano hose Davido rero urumogi rwo yararunyweye kenshi cyane ko nibwo rumutunze biragoye cyane biragoye umuhanzi wo muri Nigeria ko yabaho urumogi nicyo kintu biziramo ko iri imbaraga ntago wakwibalansa kuri uri normal bisaba yuko ugomba kuba hari ikintu wafashe kigushyira mu yindi sibitisi mpangwa shusho abantu batabona hanyuma ukagira ngo wowe ni uri kubyikoresha wabonye Davido ko yibalansa kigera kuri stage nese yarashimishijwe n'iki Abanyarwanda cyane mu stage batazishoboye abo birabikoma mu nwa wakwibalansa niba bageraho none se Davido yibalanshije yashyushye aravuye mu rugambaro yashyushye urumugira ukubwira ngo guruka mukagira ngo koko ni ibyishimo ntago bari gukora bamuvandimwe bashinja kutajya kuri stage ngo bikajya yinywera ku kamogi hoya ntago ni muri campaign y'urumogi ntago ni muri campaign y'urumogi ariko nimo ndakubwira reality yego hanyuma Davido bamaze kubona yuko yabatengushye kuri meet and greet yo kuwa 4 bakire barihangana kuko kwishyura 300 yo kureba Davido nubundi kujya muri Kigali Pinnacle wishyura reservation y'amafaranga 450 waya konsoma utayakonsoma ntabwo yasubizwa bivuze ngo kurenzaho 50 nukugira ngo ure na Davido nk'umuntu w'umukapa abantu ijana bari bateganyijwe ni Kigali Pinnacle yateguye uriya muhuro Davido kuwa 4 arabuze aje kuwa 5 igitaramo twagisesenguye nubwo ntakubwiye ko yari yabeshye abanyarwanda kazazana umwe mu bahanzi bakoranye kuri album yaba Taiki yaba Musa Keys yaba Omale yaba Shensia nta numwe waje yaba Chris Brown nta numwe waje n'ikindi kinyoma nabonye kiriya kinyoma baragikunze hanyuma ubwo rero kuwa 6 hageze agomba gukora icyitwa meet and greet naba bakire Davido yabyutsa zinga ataha General Manager wa Kigali Pinnacle abwira security officers bose ati internet irahari inzugi zabo zikoreshwa ikoranabuhanga mufunga ahantu hose umuntu yasohokera n'uwinjira ntayinjire kuko bari bafite amahane batukana banywa ibitabi bacira mu maso abakozi umujinya ari wose urabiza abanyanegera umujinya bagira warabonye kuri airport umujinya baba bafite noneho rero security officers bumvira General Manager avuga ati reka dufunge turebe Davido arapakinga ngo agene na delegation yiwe basanga hose harafunze ibyumba n'abantu bose bagomba kuraramo bari babimwemereye nawe agomba gukora ikintu cya meet and greet baravuga ati kubera akagasuzuguruzanye kandi abantu bacu bishyuye
urishyura ibyumba wishyure na consommation yose. Davido yishyura miliyoni 11. Kugira abantu abone nuko basubiza nyine abantu bishyura amatike ya Meet and Greet. Kubera yuko Kigali Pinnacle igomba gukora refund y'amafaranga miliyoni 3 z'abantu 100 bishyuye 300 byo guhura na Davido. Davido yishyuye miliyoni 11 n'ibihumbi 500 ayavanye muri za bya 300 by'idolari yari yarahawe. Ese ahura nawe Ntago iyo ukoresha urumogi akenshi ku murongo haba habara ibije mukora ibyo. uze ngo nta management afite se? Management we manager yitwa Asa Osika, ntago manager we yamukoresha Davido adashaka kuko manager arahembwa. Ntago ari nka hano manager atunga umuhanzi. Umuhanzi ni utunga manager. Kino naje bashinzwe no gushaka abahanzi no gushaka ibitangazamakuru n'ibiraka gusa hari. Nta kindi. So Hotel nta mazi kandi umucyo yanyemera ibintu byose ndi hano. Hotel se? Ko nzi ko yari yambwiye ngo hano ni mu rugo. Amazi yabuze nyine. Akanya maze ntaza k'icyumweru kimwe. Ihangane. Ndaza kumurabo. Kenny we rero yagiye urukumva ubwo ni Kenny Mugarura umushoramari mutoya. Umushoramari mutoya yitwaramo neza. Yego yagiye arandika ku rwego rwa Instagram ati telefone za make we tunga gaceze. Hari ugira aba diaspora bagukunda. Ariko sinzi. Usaba kumara iki? Arandika ngo jewe ejo nagiye ariko Rujama muraziranye? Rujama turaziranye. Ariko yaguha phone Rujama. Rujama phone. Burani utunza abantu muri showbiz bose. Ndamwegera nanjye. Hari umuntu wari wakira utari wavuga neza Rujama? Ndamwegera nanjye ntumva. Rujama atunza abantu bose muri showbiz. Sinzi impamvu gishakisha uri mu buntu bwa anti niki. Nanjye ngomba kuntunga vuba. Dukomeze cyatse. Kenny Mugarura yanditse ngo jewe ejo nagiye kureba Kitoko ariko ntago bamuhaye umwanya uhagije. Proper performance is required. Mume courage mvugishe legend aze Kigali University twikorera utuntu. Nkimara kubona ubwo butumwa nabwiye umushoramari w'umukire witwa Jean d'Amour Kamayirese. Uramuzi? Ndamuzi, urimo arafasha Kitoko muri iyi minsi. Wegereye Kamayirese uti navugishije nabwiye ikipe iri hafi ya Kitoko ndayibwira nti ikintu kimwe gishoboka cyonyine gishoboka cyahoza gahinda abafana ba Kitoko bibarwa nuko kubera ko ari abakirari n'abasirimu bategura igitaramo muri Kigali University buriya hajyamo muri ya football pitch. Harandi papa cyangwa yakoreye? Oya papa cyangwa yakoreye muri volleyball and basketball pitch. Kigali ntuza music in space. Kibuga cya football aho kibura kibona. Icyara music in space nakibona. Yego buriya hajyamo hagati y'Icyatanu n'Ibihumbi 2. Hari ya Kitoko yahuzuza itike y'amakere ibihumbi 20. None nababwiye bati Kitoko yahawe umwanya muto kubera poor management yagaragaye mu itaramo cya Davido i Kigali aronshinga album ise 5. Kuko Kitoko ntiyaririmbye yakoze freestyle abantu barishima kuko Imana yamuhaye igikundiro. Noneho ariko yagombaga buryo no gukora na Liliane. Anamusanga kuri stage. Bakoranya I love you. Yamusanze kuri stage abamusaba bazimye ibyuma. Noneho Kitoko agenda amusaba imbabazi ati mbabarira. Liliane mbaza ambwira ati nta kibazo ihangana. Nabibonye ibyakubayeho. Kubera yuko igitaramo ntabwo cyari gifite umuntu witwa time manager cya time keeper. Ariko bibyo mvuga ibintu hano bagira ngo nayanjye oya igitaramo cyafite time keeper kirapfa kandi koko cyarapfuye. Cyarapfuye cyane. So rero Kitoko igishoboka nuko yahoza amarira abantu be akabajyana ahantu ha VIP hitwa Kigali University. Ntabajyane mu mashitingi ameze nk'ay'impunzi. Haba tapi imeze nk'ibiringiti. Ntaho navuze. Nanjye ntaho mvuze ariko ndi guseka gusa. Kandi umuhanzikazi wacu yaraguye ku rubyiniro. Kwera ibiringiti byo byafashe muri hayihiri. Abamujyane muri VIP venue. None abantu bakire bongere bibutsanye ibyabihe bya kakarabo karuta ko nadoye akakarabo karuta ko nabonye akakarabo karuta kadamu naeva nakabuta kisakarabo turimo turasesengura ariko ntabwo turi gukora karaoke sibyo ariko turi muri karaoke karaoke niyo basubiramo ibintu bavuze ati cyo ngukunde tukibutsa agacecuru kanje kuko dore abantu bagana Kitoko cyangwa se bakunze indirimbo ze bose bafite abagore niba bakiri ukazana umugore wawe
ukamubwira uti agakecuru kanye niwe wabasha kwigurira agacupa muri hoteli ukamubwira uti I love you je t'aime yazirandi mu basikoresha uri batwitana mwiza abajenerali baje abapolisi baje kwimvira ibyiza bya I love you thank you Kagame baba bera naka turi gutereta muri iyi minsi bela uwo bera kitoko ari kuririmba ni wowe nyine nabwiye kitoko gakundirimbire no birashoboka cyane nuko Jean Damuno Kamarese yahura na Kerim Mugarura bakicara Venira hari abashoramari barahari noneho kitoko nyuma yuko tuvuye Rubavu twahujuje kuri 14 z'ukwa kabiri ku munsi w'abakundanye tukaba twambaye amabara y'urukundo turi muri Kigali Universe bakora mushyira ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ikaba itariki bookinze ya kitoko muri Kigali Universe asamugana ikintu pone uyu mfura nkaburi nkaje kuguhasha music business aguzikari byo nawe akagira itariki ye yamuhariwe nkuko the band we ya bookings none dore nambonye yakuye Kigali ndira tariki yamboge nawe yari ya Riderman no dore byitwa music business ibyo mvuga niba amafaranga ntago nyamvuga ntarimo amafaranga ubwo reka twizere ko boss wacu Kamayiresi ndetse na Mugaro bazaganya kugenda neza cyane ahubwo reka twigire mubiri gucicika mu iminsi n'ikiganiro Rwanda National Police RNP ndetse na Rwanda Investigation Bureau RIB bajyanye n'itangazamakuru umunyamakuru umwe abaza RIB ndetse na police ati kwari umuntu witwa Jeskiza utukana we ntafungwe bimeze bite barasubiza bati uwo nawe nakomeza igihe cye kizagera akurikiranwa iyo kimara kuba Kasuku yakoze video zigiye zitandukanye by'umwihariko yashize kuri Instagram avuga ati ibyo mwivugisha ngo ndatuka nuzu ugatuka umukuru w'igihugu ugatuka u Rwanda ugatuka First Family nzaguha kantuza papa NYOKO nuko byari ngombwa ko kiriya kibazo kibazwa mu nama cyase muri press conference ya RIB na polisi n'abanyamakuru kamana mfata umunota wo gusenga asenga uravuga teri duwa uravuga ishapure uravuga se ariko politari gusenga iriya sengesho rakandebe Etienne byana mu munyagatulika ubwo ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje bagros mu gishine z'umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragidusa twambya ko ngeti tuzapfira amen yasoza akavuga ati dawe uri mu ijuru izina rye ryubahwe ngo mabegere hose kishaka gikorwe mu munsi ngo girwa mu ijuru funguro tungure duhe none tubabari icumuno byacu kwanaka twaducumuyeho dutarana mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amen yego impamvu nanifashe umunota wo kwiyambaza Imana Miyongeye kuvuga ibintu bifite ahantu bihuriye n'ubuyobozi bw'igihugu n'igihugu gomba mvuye minsi ya showbiz ngomba gusaba Imana ikama kuvuga amagambo make yari karimo ubuhanga kuko muri biranditse ngo ugibanza ukaragura imigabo 7 imbere yo kugira icyo uvuga kandi ukanga ijambo rirarema isosoma Bibiliya ndayisoma cyane nanayizi yose ibyo mvuze aho birura hazi aya ntago mpaga ariko Bibiliya yose ndayisoma njewe birimo yego urebye reka njye kuri side ya inkotanyi inkotanyi zabohoye u Rwanda zikoresheje amasasu ubu ziri ku ntambara y'iterambere y'amasasu ariko ntayo ntiyarangiye kuko imipaka irarinze bakoresha cyitwa Iron Dome sinzi nimba cyari cyo niba utakitwaza fatwa nyo kukiganiraho n'ubwirinzi bukoreshwa ikoranabuhanga mu mujyi wa Kigali nzakubwiriza irimo ku mipaka nkubwira uko bimeze nkubwire iryo koranabuhanga uko rimeze muri Afrika n'u Rwanda rwonyine rufite iryo koranabuhanga ubundi wa muri Israel nzakubwira byinshi nago byatuzinduye ariko ndibuka neza ko ni afande Kabarebe avuga ngo cyangwa ni His Excellency Paul Kagame avuga ngo intambara tuzirwanira aho zidusanze ninde wavuze jambo ariko iyo speech niza ku bantu batatu hari afande Kabarebe na afande Ibingira na n'umubyeyi wacu His Excellency nawe yigeze kubivuga speech ziganisha abantu ngaho ngaho hanyuma intambara zirwanwa ubu nizi mbuga nkoranyambaga na ideologie génocidaire nta munyarwanda n'uyu numwe udafite inshingano zo kurinda u Rwanda n'abanyarwanda kuko mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 3 ryavugwa na 15 handitsemo ko umunyarwanda ari umunyagitinyiro iyo uvuze ngo uratuka perezida w'igihugu bututsi igihugu yego
ntabwo uba ututse perezida uba ututse igihugu none ugatuka abanyagihugu. Iyo ututse umuryango wa FPR Inkotanyi uyoboye u Rwanda ntabwo uba ututse ishyaka nk'ijambo, uba ututse abawubamo bose n'abawumeneye amaraso, abanyamuryango twese. bivuze ngo niba umuntu aje akarwana intambara yo gutukana ku mbuga nkoranyambaga, wowe ufite murandasi ntabwo ufite ubundi buryo bwo kurwana iyo ntambara atari ukumusubiza ibyo yakoze. Niyo mpamvu muri speech tutazi neza wayivuze muri abo babyeyi tuvuze ko ari batatu, hari uwavuze ngo niba tukurwana cyangwa se badutuka ufite ukuntu basubiza kuri social media mu buryo bw'ikinyabupfura nawe cyangwa se ukuntu basubiza wabasubiza. His Excellence akora press conference ari mu Rugwiro bavuga ngo yarapfuye, wa wundi mu France avuga ngo President Paul Kagame yarapfuye, yaravuze ngo urucira mukasoro gatwuranye ko yaravuze cyane ntabyo yavuze. Yarabivuze. Ijambo rirahari. Yego. Yarashatse kuvuga iki? Icyo wifurije umuntu Imana gukubira karindwi ariko ari wowe. Bishatse kuvuga ngo niba ufite internet umuntu agatuka igihugu akabeshya ko kimeze nabi, wowe uzi ukumeze, musubiza uko yakubwiye, wijya kugisha inama kabiri, wibaza kabiri. Iyo ntambara rero ni Kasuku uri kuyirwana ari imbere mu gihugu no hanze y'igihugu asubiza abandi batuka u Rwanda. Bivuze ngo intambara barwana ari basubiza akoresheje roketi y'ibyo bakoresha mu kuturasaho bakoresheje ayo magambo. Nkaba mvuga ngo ahubwo ntiyakaba ari Kasuku wenyine, bundi hakaba Kasuku nk'igihumbi. Twese ntitwashobora ntabwo nabasha gutuka. Uzamugane biragoye. Ariko habonetse bane nka Kasuku 100, ndakumenyesha kuri Uganda utukanye bahita bamusubiza ako kanya bikiba, uri muri Kongo utukanye bagahita bamusubiza mu Bubiligi, mu Budage, Canada, muri Aziya gutyo. One nkuko ubukana ikiganiro cyo tutwikisaho cya Uvira, AFC M23 na Wazalendo na FARDC n'abarundi barimo barasana one. Rero ntabwo turi gukoresha kurasa bullet, turakoresha ibitutsi ko batubwiye ko badushotoye. Niba umuntu agututse agatuka igihugu agatuka abayobozi bumusubize, aho nta rubanza ruhari. None tugiye mu mategeko rero, gutukana biri mu byaha byitwa petty offensive, ibyaha byoroheje, ibyaha byabyo ibintu byabyo bisaza mu mwaka, kuko gihanishwa igifungo cy'ukwezi kumwe kutenza amezi 2 nihaza 100 bitarenze 200 n'imirimo nsimbura gifungo y'imisi 15 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Uwo atutsi yatakureze ntago uri bigenza ibyo byaha. Baje ubwo ziranyanga Rwanda Kasuku zazituka zirege. None natuke. Nko ngutuka igihugu aho wamugana bwo Kasuku nakocore. Kasuku nakomerezaho. Uvuga nabo mukuru w'igihugu. Akocore. Yego. Ijya ngo wandi twangwe cyura Joni Trump yandanye kuvuga izintariki. Ntago nari bashe. Nari bashe. Navuga nabo Rwanda Kasuku kocora. Uwo hepfo navuga injaga. Kocora. Nta banza ruhari. Aho ngaho rero urebe ministre nuko yamuviye mu kana. Tukageraho reka duhere ku Karegeya. Karegeya ni kiganiro yakoranye na Kase Pizo. Bere ku munota wa 23 kanyina amagambo yavuze uyumve neza. Kugira ngo dusubize wumva neza ibyo yavuze bikubazeho. Tutabeshya igihugu kirwanirwa n'ibitutsi kwe, ariko abayobozi bigeze kuvuga bati urugamba rw'amasasu rwararangiye, hasigaje kuri za social media nibyo. Baravuga ngo hasigaye kurwanisha ibitutsi. Amagambo yose si ibitutsi, gusubiza gusobanura. Twisanze twarakabunse gutekereza kuryo twatekereza twavuga ngo urusigaye turwanisha ibitutsi. Twara abandi batukana kuki bo batuka igihugu bagatukana abayobozi b'igihugu. Igihugu bagituka gute? Ntagiye muri kakubeshya. Ntabwo muri kamanzi nungirabarabajije. Amagambo ya Karegeya cyumvise kabagahagije. Karegeya ntago yamenye ko ugusuriye ntumwishyira umwitiki ikibura buryo. Oya bivuga neza. Yavango iki dogita baze kubyandika muri comment. Bivuze urugamba rwarangiye, none se kubera iki abo bari hanze bo bakoresha ibitutsi? Bo nta bwenge bafite sara. Yoye imbunda nta ntege bafite. Nyine ni mpamvu turi kugenda kubyo Karegeya yavuze. Nyine aravuze ngo igihugu sengo akirwanisha ibitutsi, none se bo ko badukoresha ibitutsi bose nta bwenge bafite. Uri hano n'udafite ubwenge none barabo barabufite. Nibyo ra niba ariko mbyumvishe. Sawa ugira ubwenge ugatuka umukuru w'igihugu wacu dukunda. Abandi maro akamahoteli bari koga amazi barajya bameze neza uratukana. Tugeze i Kigali. Uzwe i Kigali uzenguruka saa 9 uva mu rugo agenda hantu.
nyine baze Kigali David agiramo akifuza gutaha atishyuye. usabuza ukaregeya ntigeze amenya Bibaho ariko njya ndabura abantu baba kuri social media no kuri YouTube kuko giye ndi hano burya bugiye ntago mba ndi umunyamakuru hanga cyetse ngo ngiye guha amakuru ubu hano mba ndi influencer mba ndi umusinzi journalist nubwo ndi professional journalist nubwo waba ukora muri mainstream media ukaza hano abantu ntibazagufata nka influencer bazagufata nk'umunyamakuru munyamwuga tegura ikiganiro urabona wowe kuko navuga ngo sinweza amasaha ushobora kunsobanurira impamvu ntwariza amasaha nuko uza nkabona basubiye ibyo urasubiza byose uza wabyanditse none se ubwo nuko yeki mbyandika ubusa naburi ibyo mvuga umbaje ngo udahusha hamimfasha iki tisanga mu byaha wamfura we kandi ukarejya afite urubanza ndakumenyesha ko ururimi rurayobe utateguye karejya afite urubanza nawe ururimi uzi ko ruyobe utateguye rwayobe ese wari wabona umuperezida avuga imbwira ruhame freestyle ahantu mu nama runaka abayanditse ese uzi ko abantu 5,000 tubwira ari inama ari convention yuzuye ari amahoro yuzuye and then ukavuga gusa kuropoka katika Kiswahili wanasema kuropoka sio mambo bila mpango hawezi nini wewe Minister Dr. Utuma Twishima Abdara #igira iti wa mipango waramutse Minister ndabwemera cyane muzima bya Ayo ngo yari ku ruhembe Minister ndabwemera jewe nanwo doruka n'inshuti yanjye cyane nanjye twiya twandikira mu message ndamwemera cyane maze nko kwezi namwandikira dogira mwandikire kabisa ndamwemera hagaze neza urumva uwe ntuzakora ikintu gituma wica amategeko y'u Rwanda kuko amategeko nta ncutagira boro nari nsomye nabi nyimashyiramo hagati brother ntukomeze kwisobanura ntukomeze kwisobanura kandi yireka tukagenda kandi ijambo tusengura ikintu ku kindi reka tugenda Utuma Twishima Abdara ni Ministry Dr. w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi yego wa mipango waramutse yes wowe ntuzakora ikintu gituma wica amategeko y'u Rwanda tuhera hangaha nubwo waba uri gusubiza batavuga neza u Rwanda abo bakocore ariko imbere mu gihugu wibuka ko ibirego bibaye byinshi byabo use byahoza ku nkeke winjira mu buzima privacy invasion of privacy birahanirwa burya kuko itegeko nshinga rifite article ya 38 ivuga ngo freedom of expression ariko hakagira igice cya kabiri cya B kivuga ngo ubwisanzure bw'umuntu burangira aho ubwo ndi butangirira imbere mu gihugu kuri no kugira ngo bisobanure amategeko wa mipanga imbere mu gihugu nirinde gukora ibyaha kuko bareze rega nubwo kwa ukwezi kumwe muri kasho kuko nabwo ko gutukana ni ukwezi kumwe bitarenza amezi abiri hari ubuhombye byinshi ukwezi kumwe muri kasho ni kwinshi usibye ko kwica amarangamutima y'umuntu ushobora kwica cyo goza ku nkeke ni byinshi kuko ugiye kwivuza nka depression ukabona ibyangombwa nabyo ubwabyo hari ibindi byaha byavamo byinshi cyane imbere mu gihugu nakore showbiz ariko ku bantu basebye u Rwanda nakocore niyo nonto nikivuga kuko amategeko nta ncutagira urumaze kubivuga ntukomeze kwisobanura kandi biha content abakwangira ubusa aha sinemeranya nawe kubera yuko wa mipanga tunzwe niki no kuvuga none ubwo natisobanura azaburara twasoje kigaye ko tubahari ati kubigarasha abanzi b'u Rwanda abatuka pike wacu ukomeza ubakubita accordingly Dr. Dash uramuzi kuri X Dr. ndamuzi ajya kunavuga ngo adu yagomba gupigwa accordingly akanuka accordingly nikazima no gukocora umuntu uko bikwiriye accordingly hano nabigusobanuriye ku muntu tukurwana n'abanyagihugu kocora nta rubanza ruhari kuko intambara y'amasasu ugiye kurasa umwanya nturasana ukarasa ku kirenge wa uri idiot kubura ngo umusirikare nakuka kanyuma oyahita kubambura upima ku cyico urumva umurashe hano kuri nyina mivumbi hano ku kagomba mbare akagwana imbunda ugahindukira arakusatura ubwo rero aduyi nayisature navuta saturisha ibitutsi by the reka ntarasoza ngiye nize ubuvanganzo nize indimi n'ubuvanganzo hari igitabo twebwe twize cyitwa mpangara ngo uhangare
actually mu muco nyarwanda ubuvanganzo nyemvugo n'ubuvanganzo nyandiko babagamo ibyo bitagutukana n'ubushakashatsi n'igitabo cyanditswe muri kaminuza mpangara ngo hanga urakizi ndakizi kirimo no guterana ubuse guterana ububyara abanyarwanda bishaka kwigira abantu ba none bajye baza twiga ubuvanganzo gutukana mu muco nyarwanda. Yitwa DJ Pandit ni ukuri kutavuzwe Rujama Phones Shop arara no mu mujyi cyane kugira ngo sana ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Njyewe nitwa Eyo So Mbrero Kabonyo. Hanyuma reka nibutse abantu bajya kwigusha kwa Shabani ariko kandi abantu imiryango ifite abana badafite gukora abanje high school bazibige gukora amasaho n'iminsi 3 gusa amasaho nakomeye yari kide na gikotori ushobora kuba yayikora mu rugo amahoteli tubari za saro kuyagurisha byose iminsi 3 mujyi wa Kigali ariko n'abari mu ntara bashobora kwikusanya bakabasanga aho barimo Igisubizo Training Center nimero ngizo barazireba ni 0786617617 nta muntu udakaraba kwiga gukora isaho n'iminsi 3 ntago byakunanira.